Yes none nikaze nshira kundwa ba Rwanda Media mwese makoje kuba natwe mu bigano byacu biyo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Uyu ni mwanya mwiza tuba tweretse kugira ngo tubageze amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, arimo kuvugwa mu mikino by'inkariko. Uyu mwanya tugiye kuba twibanda muri equipe nationale Amavubi, aho yaje kuba uyu munsi isoza gukora imyitozo, intego ibyo batoza batangaje, ibyo kapiteni yatangaje ndetse n'ibyo n'ubutumwa Minisitiri wa Siporo yaje kuba abagenera, ndetse tukubwire n'uburyo ekipe yiteguye umukino izabikina ku munsi w'ejo, ekipe ya Sudan. Rero bahafi kugira ngo tubane muri uyu mwanya muri aya makuru agezweho arimo kuvugwa muri ekipe nationale Amavubi. Byinshi uraza kumenya mbese nabahe bakinyi bahari, umutoza araza kuba yahindura iki kugira ngo bashe kuba bitwara neza, mbese ni iki kintu barangaje imbere, ni iki barimo baratangaza. Byose rero uraza kuba ubikurikira hano muri iki kiganiro, nuza kubana natwe kuva ikiganiro gitangiye kugira ku musozo uri buze ko wasobanukirwa gatanu ku kandi. Rero biragusaba kubana natwe kuva ikiganiro gitangiye kugira ku musozo kugira ngo uze kuba wamenya neza ibyo umutoza yatangaje, imyitozo yari imeze ite, Kapiteni Muhire Keve yatangaje iki, ese ni umuhe butumwa Minisita wa Siporo yaje kuba agenera abakinyi ndetse na staff muri rusange ya kipe nationale Amavubi. Rero wowe dukurikiye turi kumwe muri kiganiro, reba neza nimba utarakanda subscribe kandi subscribe, maze tukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Kanda like gose, kwa na comment tubwire icyo mwifuza ko Amavubi ku munsi w'ejo yazaba abahereza nk'abanyarwanda, n'impinduka wumva Amavubi yakora. Ubwo rero byandike muri comment tubwire ngo bimeze bite. Rero reka dukubite tubangura twihuta cyane kugira ngo tutaza kuba twatinda, kuko dushaka kuba amakuru asobanutse kandi mu gihe gito. Nuko mubibona rero, nkuko mubibona kuri screen zanyu, murabona Minisita yasuye ekipe nationale, bari kumwe n'umutoza Jimmy Mulisa, bari kumwe n'abayobozi bo muri federation y'umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu byabimeze neza, gusa abasore bameze neza, ngo bari ready, bavuze yuko bameze neza rwose, biteguye kuba batsinda Sudan kandi bayitsinda ibitego byinshi. Muhire Keve, reka duhere kuri Muhire Keve amagambo yagiye atangaza. Ariko mbere ko tujya kuri ibi bya Muhire Keve, reka tumaye tubabwire team news. Amakuru ari muri ekipe yakoze imyitozo ya nyuma uyu munsi. Kipe yakoze imyitozo ya nyuma uyu munsi kandi byagaragaye yuko bashobora kuzakora impinduka mu gice cy'inyuma, nkuko umutoza ajya bivugaho. Muri defense gose, abakinyi bakina bugarira nibo ubona yuko haba icyuho. Rero ngo niho bashobora kuza kuba baziba icyuho kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza. Naho imbere ho ngibintu nimeze neza cyane, tuzabona ibintu bidahindagurika imbere. Gusa ku munsi w'ejo mushobora kubona muzungu atakibanjijemo, ahubwo uwo bita rwose Mugisha Didier Taichi akaza kuba yabanza mu kibuga. Reka twinjire tugende tumuhere ku byo kapiteni yatangaje, turajya ku byo tujya ku byo umutoza yatangaje, noneho tujye n'icyo kuri Minisita ari gusaba abanyarwanda n'abakinyi muri rusange bakunda umupira w'amaguru. Rero Kapiteni Muhire Keve yatangaje ati amakosa abantu babonye ijuba ntabwo bazongera kuyabona. Yakoze ndetse ni nayo yadukozeho, ariko mu minsi tumaze mu myitozo twarayakosoye. Amaso yacu yo ni amagambo Muhire Keve arimo gutangaza. Amaso yacu ari ku mukino wa Sudan y'Epfo, twiteguye neza kandi turizeza abanyarwanda ko tuzabaha intsinzi. Muhire Keve, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda
Amavubi. N'aya magambo yagiye atangaza avuga yuko amakosa bakoreye Ijuba batakongera gutinyuka kuyakora kandi bamaze iminsi bayakosora mu myitozo. Ati twizeye yuko tugomba kwitwara neza turi mu rugo. Mu kiganiro n'itangazamakuru umutoza w'Amavubi Jimmy Mulisa yasabye abanyarwanda kuza kubashyigikira ku mukino wa Sudani y'Epfo. Yagize ati urebye ikipe y'igihugu Amavubi muri rusange tumaze iminsi twitwara neza nubwo twatsinzwe umukino ubanza na Sudani y'Epfo. Iyo ubonye abafana baje ari benshi ku mukino hari ikintu kinini bifasha. Amagambo Jimmy Mulisa arimo gutangaza bifasha umukinyi nibaze, aravuga ati nibaze badushyigikire turebe uko twakwitwara neza. N'amagambo Jimmy Mulisa yaje kwatangaza ari kubona yuko morale iri hejuru mu bakinyi ndetse na staff muri rusange y'Amavubi, ubona yuko bafite bari motive ndetse bafite n'akanyamuneza yuko ejo bashobora kuba bakora akantu. Ubwo rero ni gutyo bimeze. Amavubi yakoze imyitozo ya nyuma nyine, ubwo ejo isaa 12 bazaba bakira ikipe ya South Sudan y'Epfo, bayakira kuri stade Amahoro i Remera isaa 12. Ubwo rero bishatse kuvuga ko amatike kugira ngo ungire kuri stade ugomba kuba ubungubu wamaze kuba wanagura n'itike kugira ngo uzaje kwihera ijisho uyu mukino w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero itike muri Apaboa na Roboa hose ni igihumbi kutareba iyi match rwose kwaba ari ukwigiriza nkana, kwaba ari ubushake ndetse ari no kubica amazi. Ariko nk'abanyarwanda mugura amatike maze muzajya kwirebera iyi match y'Amavubi azaba yakiriyemo ikipe ya Sudani y'Epfo. Nibyo ngibyo kapiteni arakangurira abafana kuza kubashyigikira, umutoza arakangurira abafana kuza kumushyigikira, minisitiri akangurira abafana kuza gushyigikira ikipe y'u Rwanda Amavubi. Noneho minisitiri yasabye abakinyi ko bagomba kumwakira. Uyu ni umukino we wa mbere akigera ku buyobozi ugiye gukinwa ari umuyobozi wa Minisiteri ya Siporo. Rero yasabye abakinyi yuko bagomba kumwakira kandi nta kundi bagomba kumwakira no kumwakira bamuha intsinzi, bamutsindira ikipe ya Sudani y'Epfo bayitsinda ibitego byinshi kugira ngo bamwakirane imvura y'ibitego. Reka dutegereza turebe ese Amavubi ku munsi w'ejo azaba abikora neza cyane. Reka dutegereza turebe, reka tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza.